Ikaze abakunzi mwese bacano yacu. Tunizera ko merewe neza muherereye hose. Uyu munsi turaganira kuri zimwe mu ndwara zitandukanye zivurwa n'ikimera cy'umuravumba. Hirya no hino muri Afrika, umuravumba ukoreshwa nk'umuti cyane cyane mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izifata mu nda ndetse no ku ruhu. Muri rusange, ibinyabutabire bigize umuravumba byifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, harimo izikomoka ku mavirusi, indwara ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bakteri, iziterwa n'udukoko tw'imiyege ndetse n'izindi. Iki gihingwa cy'umuravumba kizwi ku izina rya Tetradenia riparia. Mu bihugu byateye imbere bafite inganda zikomeye zikora imiti, aho babasha kuwukoramo ibinini. Usibye n'imiti ivura abantu, igihingwa cy'umuravumba kinakoreshwa mu gutunganya ndetse no gukora imiti itandukanye yica twa dukoko dutoya. Aho umuntu yavuga nk'imibu, inyenzi, amasazi, inshishi ndetse n'ibindi. Ni ukuvuga ko ukoreshwa nk'umuti wa antiseptic. Mu bushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa, hari indwara koko zemejwe ko zivurwa n'umuravumba. Muri zo harimo nk'uburwayi bwa malaria, ariko ya malaria yoroheje. Ni ukuvuga malaria itari igikatu, imwe iba yatewe n'agakoko ka Plasmodium. Mu bundi bushakashatsi bwaje kwerekana yuko ikinyabutabire kiba mu muravumba cyitwa diterpene gifite ubushobozi bwo kuvura no guhangana n'ububabare, kimwe n'indi miti imenyerewe cyane cyane y'ibinini bivura ububabare. Reka turebere hamwe zimwe mu ndwara umuravumba ushobora kuvura. Gusa ariko nanone tubibutse ko igiye gukoresha iyi miti utandikiwe n'umuganga, uzikoresha mu gihe uzi neza icyaguteye bwa burwayi. Ikindi kandi ntabwo isimbura imiti wandikiwe na muganga. Zimwe mu ndwara zishobora kuvurwa n'umuravumba harimo nk'ibisebe, ariko cyane cyane bya bindi uzi neza icyabiguteye, nko gukomereka cyangwa se ikindi kintu cyagukase ku ruhu. Tubibutse ko hari ibisebe bituruka ku bundi burwayi, ahangaha biba bisaba ko muganga gusuzuma. Umuravumba kandi uvura isebe ku ruhu, ibibyimba bitandukanye, ibimeme, inkorora, angine. Mu gihe warumwe n'umubu hakabyimba kandi hakakuryaryata, ushobora gukoresha amazi y'umuravumba ukasiga hahandi umubu wakurumye. Gufungana mu mazuru, uburwayi bwa bronchite, umuhaha wo mu matwi cyane cyane ku bana batoya, wifitemo kandi n'ibinyabutabire bishobora kugabanya umuriro mu gihe ukirimo gushakisha uburyo wajya kwa muganga kugira ngo bakurebere ikirimo kugutera. Umuravumba kandi uvura kubabara mu gituza, kwihagarika ukababara, ubuganga, kuribwa umutwe ndetse n'umutwe w'igikatu. Umuravumba kandi ushobora gukoreshwa mu gihe umuntu yagize diare, ariko nanone diare idakomeye. Ni ukuvuga ko ahangaha uwukoresha mu gihe uzi neza icyatumye urimo gucibwamo. Uvura kandi kubabara mu nda, uvura inzoka zitandukanye zo mu nda ndetse na amibe. Hari uburyo butandukanye ushobora kwifashisha mu gutegura umuravumba bitewe n'icyo ugamije kwivura. Urugero, kwivura umunaniro mu gihe utwite. Umubyeyi utwite hari igihe yumva afite umunaniro bitewe n'ibiba birimo kumubaho mu mubiri. Icyo gihe kugira ngo ugabanye wa munaniro ukoresheje umuravumba, hano ufata amababi y'umuravumba ukayakamuramo umutobe wayo, hanyuma ukayavanga n'amazi uri bukaraba umubiri wose. Ibi bikaba bikunze gukoreshwa cyane mu bihugu by'abaturanyi byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Mu buryo ushobora gukoresha umuravumba wivura amibe ndetse n'inzoka zitandukanye zo mu nda, ahangaha ufata amababi y'umuravumba ukayakamuramo umutobe wayo. Kugira ngo ubashe kukuvura neza nta kintu uvangamo. Unywa y'amazi y'umuravumba uko wakayakamuye. Ku bantu bafite uburwayi bw'uruhu bw'ise ugashaka kwivura ukoresheje umuravumba, ufata amababi y'umuravumba ukayakamura, hanyuma umutobe wayo ukawushyiramo umunyu wa gikukuru, ubundi ukavanga neza ku buryo ya gikukuru iza gushonga. Nyuma ugashaka agapamba cyangwa se agatambaro gasukuye ukajya usiga hahandi hari isi. Mu gihe gitoya iragenda. Iyo ufite ikibazo cyo kuribwa mu nda ariko nanone uzi igishobora kuba cyabiteye, nko kuba hari ibiribwa wariye ukeka ko aribyo byabiguteye, hari uburyo ushobora gukoresha amazi y'umuravumba. Ahangaha ufata amababi y'umuravumba ukayakamuramo umutobe wayo, nyuma ugasukamo utuzi dukeya kugira ngo birikure, ubundi ukanywa ikirahure kimwe cyawo mu gitondo, saa sita no ku mugoroba. Mu gihe kandi wagize ikibazo cyo gucibwamo, ni ukuvuga diare, iyo ushaka kwikaruma ukoresha amazi y'umuravumba. Aha naho ukamura amababi y'umuravumba, ubundi ukayakoramo umutobe wajya wifashisha ku munsi. Ubundi y'amazi y'umuravumba ukajya unywaho ikirahure uko uvuye mu bwiherero. Ushobora kandi gukoresha umuravumba wivura indwara zitandukanye zifata umuyoboro w'inkari. Ahangaha ukoresha amababi y'umuravumba ndetse na tangawizi. Ufata amababi ukayumisha, ukaza kuyasyana na tangawizi. Ubundi buri gihe ukayifata akayiko kamwe gatoya ka bya bindi waseye ukagashyira mu mazi ugakoroga, ubundi ukanywa. Umuravumba kandi ushobora gukoreshwa nk'umuti wa gripe n'inkorora. Iyo ushaka kwivura gripe n'inkorora, ahangaha ukoresha amazi y'umuravumba. Ni ukuvuga ufata amababi ukayasekura cyangwa se ukayakamura, ubundi mbere yo kuyanywa mu kirahure ukayavanga n'umutobe w'indimu, ubundi ukabona kunywa.
Kimwe n'indi miti yose ya kinyarwanda cyangwa se imiti gakondo, umuravumba kuwukoresha bisaba kwitonda haba ku isuku ndetse no ku ngano. Uba ugomba gukoresha ingano itari nyinshi kugira ngo bitangiza zimwe mu ngingo cyane cyane nk'umwijima ndetse n'impyiko. Ikindi kuwukoresha ku bana aho ugomba kwitonda kuko bashobora kubagiraho ingaruka zikomeye. Reka twongere tubashimire cyane abakunzi mwese ba channel yacu. Tubifuriza ishya n'ihirwe, mwari kumwe nanjye n'Umugeni Clarisse. Ibihe byiza.